ndavuga aya magambo nyakuye ku mutima wanjye nkoresheje ururimi rwanjye ntambebya iruriho. Uzigira umubeshyi, umuntu uzatinyuka akanyomeka mugenzi we ugakoresha ikinyoma ko Allah subhanahu wa ta'ala azamuha ibihano kandi yihanukiriye. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaje adushishikariza kuba abanyakuri. Mu rugo rwawe umuntu akaza kugusura ukabwira umwana, mwumva uko twigisha abantu kubeshya, ukamubwira ngo genda umubwire ko papa dahari, uwibahetse ababwirizwa he mu mugongo, urimo kubeshya. Ejo umwana naza kubeshye utasema wallahi uyu mwana nta mico agira ntacyo. Tena wewe baba, wowe papa we ni wowe wigishije umwana kubeshya. Kwa nini unamkaribia? Kuki umubwira nabi kandi ari wowe wigishije uwo muco? Al-Muslimu la yakzib, umwisilamu ntabeshya. Ariko se sisi tuko watu hoyi, twebwe turi abantu batere iyo ngiyo gusa majina, kuvuga kuko witwa Ali cyangwa ndi Uthman. La, icyo ntacyo bizakumarira. Bumunyakuri no mu byashara byawe ukora.